bakundwa b'umwami Yesu Kristo, ubuntu bw'umwami Yesu bukomeze kubana namwe. Umuvandimwe wanyu Ndahiriwe Jean Dorape, ndifuza yuko turebera hamwe ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko igice cya 3 umurongo wa 13 kugeza wa 15. Haranditse ngo, bukeye azamuka umusozi ahamagara abashaka baza aho ari, atoranyamo 12 bo kubana nawe ngo abone uko aje abatuma kubwiriza abantu ubutumwa, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Imana itugirire neza. Bene data, ndifuza ko mukomeza kugwiza ijambo ry'Imana mu bugingo bwanyu, kuko ari itara rimurikira ibirenge byacu muri ubu buzima bwa gikirisitu. Bityo tukaba mu mucyo w'ijambo ry'Imana, tukava mu mwijima w'icuraburindi. Imana ibagirire neza. Impamvu kandi umukristo agomba gutunga ijambo ry'Imana rihagije muri we, nuko ari muri ryo habitse amakuru yose ya ngombwa akenewe kugira ngo umuntu abe afite ubumenyi buhagije bumufasha muri uru rugendo rugana mu ijuru. Umuntu rero wifuza kutayoba inzira aharanira kugwiza ijambo ry'Imana muri we. Imana iribahe ku bwinshi kandi bagirire neza. Aya magambo dusomye aratwereka uburyo Yesu Kristo yatoranije abantu mu bandi, ngo yahamagaye abashaka baza aho ari, arangije abatoranyamo 12. Abo yatoranije kiriya gihe ngo yabagize inkoramutima ze zo kubana nawe mu murimo w'ivugabutumwa, maze abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni, nk'uko twabisomye ngo, bukeye azamuka umusozi ahamagara abashaka baza aho ari. Imana yacu itugirire neza. Atoranyamo 12 bo kubana nawe. Aha naratekereje ko bose ari we wari wabahamagaye kandi abashaka bakaza aho ari. Niki cyatumye abatoranyamo kandi? Imana yacu idufashe. Hari abantu bamwe muri ubu buzima bwa gikirisitu batekereza ko umuntu wamaze gutoranyirizwa kuba umukirisitu, amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, aba yamaze kwegukana ubugingo buhoraho. Ibyo bigatuma hari bamwe bitwara nk'abageze iyo baja, batazi yuko aribwo batangiye urugendo, kandi ko urugamba rwambikanye muri bo imbere yabo muri uru rugendo rugana mu ijuru. Imana yacu idusange. Aha naribajije intese ko bose ari we wabahamagaye, kuki yabarobanuyemo abandi ntafate bose? Ese kuba yari yabahamagaye ntibyari bihagije ko bose bafatwa? Ese mwitoranya ryo hakurikijwe iki? Imana yacu idusange. Iri jambo mwene data mushiki wanje ribonekeye kugufasha kugwiza amakenga mu by'ubu buzima duhagazemo twahamagariwe n'umwami Yesu. Imana yacu igufashe kugira ngo ububemo witwararitse. Nibutse umuntu umwe wadutumiye kujya kwifatanya nawe mu munsi mukuru, ngezeyo nsanga hari n'abandi benshi bahamagawe, maze twese aratwakira aratuzimanira. Birangiye nibwira yuko dutaje twese, kuko yari amaze gufata ijambo agasezerera abantu avuga yuko gahunda zirangiye. Abantu batarataha neza, mbona atangiye guhamagara bamwe, nanje ndimo, atujana mu nzu. Ngeze mu nzu nsanga yateguye ibindi byicaro, akomeza kutuzimanira. Bamwe arabasezerera, abandi aradusigarana akomeza kubana natwe. Natekereje impamvu hari abasezerewe twe tugasigara, nibwira yuko twebwe yadufashe nk'inkoramutima ze. Imana yacu idufashe. Twese rero turi abatumirwa b'umwami Yesu muri ubu buzima bwa gikirisitu, dusangira ibyiza bye n'ubuntu bwe, ariko ntituri bamwe, ntadufata kimwe ku mutima we. Imana yacu itwegere. Nubwo twari kumwe n'abandi benshi muri iriya gahunda twari twatumiwemo, ariko ntago twari kimwe mu maso y'uwadutumiye, ntabwo yari adufite kimwe ku mutima we, kuko igihe cyageze akarobanuramo abashaka akabajyana mu nzu. Ibi nabisanishije n'ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 10, aho yagize ati, nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato. Imana yacu itugiriye neza. Bakundwa,
mukwiriye kugira umwete wo gukomeza kwegera umwami Yesu, mukagira umwete wo kumuhakwaho, umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa. Imana yacu itugirire neza kugira ngo murusheho kuba abatoni n'abahire ku mwami Yesu. Bene data bashiki banje, umuntu wese agira inkoramutima, kandi iyo umuntu atoranya inkoramutima mu nshuti ze agira ibyo ashingiraho, ababona neza ko bahuza muri byose. Nta muntu wagira inshuti z'inkoramutima badahuje, ntibishoboka. Bagomba kuba bahamanyije neza. Niyo mpamvu iyo umuntu ari mubi agira inshuti mbi gusa. Ntuzamushakireho inziza kuko ntiwazimubonana, kuko inshuti nziza ntizamwemera nazo. Iyo umuntu ari umunyamafuti, inkoramutima ze nazo aba ari iz'amafuti. Niba umuntu ari umunyakuri, inkoramutima ze nazo ziba ari inyakuri, kuko byaravuzwe mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 6 umurongo wa 14 kugeza wa 15, aho yagize ati: ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya biti? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana biti? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Imana yacu itugiriye neza. Bakundwa b'Imana, bashiki banje bene data, nusanga uwizera n'utizera bahuza muri byose, uzamenye yuko bose ari bamwe. Kuko na wa wundi usa n'uwizera, wa wundi witaga uwizera, nawe aba nta kigenda, nawe aba nta kigenda rwose. Kuko buri gihe kuramo irusha imbaraga ateranya. Iyo bihuye bibyara kuramo. Gukiranuka rero iyo guhuye no gukiranirwa bibyara gukiranirwa. Imana yacu dutabara. Ibyiza iyo bihuye n'ibibi byose bihinduka bibi. Nuko rero nk'uko inkoramutima y'umuntu iba ifite ibyo ihuriyeho nawe, niko no muri Kristo Yesu bimeze. Inkoramutima ze nazo zigomba kuba zifite byinshi zihuriyeho nawe. Niyo mpamvu Petero yabivuze mu rwandiko rwa mbere yanditse igice cya 1 umurongo wa 15 ati: ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Bene data, murumva yuko mwahamagawe n'umwami Yesu ari uwera, kandi inkoramutima ze zigomba gusa nawe, kuko inkoramutima z'umuntu ziba zifite byinshi zihuriyeho nawe. Nuko namwe rero mubabera nk'uko wabahamagaye ari uwera, mubabera mu ngeso zanyu zose, muhuze kwera n'uwabahamagaye n'inshuti yanyu Yesu. Pawulo nawe yabivuze mu rwandiko yandikiye Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 5 ati: mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Imana yacu idufashe. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, kugira ngo murusheho gukomeza guhamagarwa no gutoranywa nawe. Kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara. Imana yacu ibagirire neza. Twasomye rero ngo bukeye azamuka umusozi, ahamagara abashaka baza aho ari, atoranyamo 12 bo kubana nawe. Kandi ni ngombwa bene data ko abantu babana bahuje. Murabizi abantu bagomba kubana bahuje. Mugomba kumaranira guhuza n'umwami Yesu rero, kugira ngo azabatoranyirize kubana nawe iwe mu bwami bwe, igihe abandi azaba basezereye, igihe abandi bazaba bahejejwe hanze. Nanjye muri ibyo birori tumaze kugera mu nzu, natereraga akajisho hanze, nkabona bamwe bacyaracyara hanze bagenda barungarunga, nkumva biteye ikibazo. Imana yacu itugiriye neza. Nibaza rero ku munsi Yesu azaba amaze gutoranya abe abashize iwe mu bwami bwe, abandi bagahezwa hanze, abo ijambo ry'Imana rivuga ngo nibo bazahekenyera amenyo bakahababarizwa cyane, nkumva ko hari ikibazo gikomeye. Nkabifuriza rero kugira ngo murusheho kwegera umwami Yesu, mumaranira gukomeza guhamagarwa no gutoranywa nawe, kandi mutoranywa mu bandi benshi muri kumwe nabo. Imana yacu ibagiriye neza. Nuko rero Imana ibibafashemo, umwuka wera bibashobozemo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwami Yesu kandi Mana Data se umwami Yesu, aya magambo yashorere uyageze ku mitima y'abayumvise,
kandi uyahe ubutware bwo kugira icyo akora mu bugingo bwawe, kugira ngo abantu bawe bakanguke, kugira ngo abantu bawe Mwami Imana yacu aya magambo yawe abakirigite, abatere gutekereza ku by'ubu buzima turimo bwa gikirisitu, abatere gukanguka, abatere guhagarara mu mwanya ushaka, kandi abatere kugira inzara n'inyota byo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa nawe, kugira ngo ubwo Yesu azaza azasanga ari inkoramutima ze. Imana yacu ukomeze kutwegera mu bihe nk'ibi ngibi no kudufasha. Urakoze kuko ubyumvise kandi kubyemeye, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye mo nizeye, amen.